Ububyutse muri twebwe amahanga bimenye utwuzuza umwuka wera duhabwa imigisha umuriro utembere muri twebwe ububyutse bw'itorero ububyutse muri twebwe amahanga bimenye utwuzuza umwuka wera duhabwa imigisha umuriro utembere muri twebwe ububyutse bw'itorero ububyutse muri twebwe. Haleluya, 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 haleluya. Soko bubyutse. Nongeye kubasuhuza mwese abategereje kugaruka ku mwami umukiza wacu Yeshua Hamashiya Yesu Kristo umwana w'Imana. Abo bose dutegereje kugaruka kwe. Ndabaha ikaze nanone ndabatumiye mu masengesho yo guteguriza ububyutse bwadusatiriye ndetse bamwe twatangiye kubwinjiramo n'ukuri abandi bugiye kubatungura. Ndabatumiye rero n'uyu mugoroba isaa 4 z'ijoro nkuko bisanzwe. Rwanda Burundi turacyahuje amasaha. Haleluya. n'Uburayi Ubwongereza biraba ari saa 3. Amerika na Canada biterwa n'amasaha baturi imbere cyangwa tubari imbere, ntago buri wese arabizi. Gusa icyo nagira ngo nshaho akarongo nuko mutumiwe. Muratumiwe, muribuka ko ubushize najyaga mbwira cyane ngo ab'Imana yavuganye nabo, ngo abafite ikimana yavuganye nabo, kandi rwose kandi pe kandi hey. Yemwe koko Imana ari umukozi w'umuhanga. Ndimo ndatangara abantu baryamanye ibintu Imana yababwiye, abantu barabifite babigize ibanga. Haleluya, Yesu shimwe. Abantu bagize ibanga, Mana yanjye, mu Burundi baryamanye ibintu, mu Rwanda baryamanye ibintu, uko nibwiraga ariko ko batavuga yo baryamanye ibintu. Reka mbabwire, Sidi Kivu baryama, Mana yanjye, Noru Kivu we. Yemwe buri wese Imana yabwiye ikintu yarakibitse, iramubwira itutegereza, ariko irimo iramubwira ngo igihe niki. Haleluya. Igihe niki cyo kugira ngo ihuze abo ngabo bafite icyo babwiwe n'ijuru, apana bapaca. Yewe ga Mwanza, n'abatuye Mwanza, umva hari n'abambarara na Kabare. Kuki? Ese ubu bubyutse ko bukomeye mwakagira Imana. Hari mukagera nguki yewe mu nkambi z'impunzi. Yemwe bene data, nukuri abo byagenewe niba ndimo kuvugana nabo cyane abo byagenewe, abumva bashengurwa, abumva bafite umutwaro wo kugira ngo babone kugaragara no kugaragaza imbaraga z'Imana zigomba kumenagura izasekibi bihereye mu biyaga bigari hagati, Afurika hagati nako bihereye Afurika hagati. Mbega umuntu twagiriwe, mbega abatuye muri Afurika hagati, mbega abatuye muri biyaga bigari ubuntu twagiriwe. Mumbabarire two kubupfusha ubusa, mumbabarire twumva icyo umwuka tubwira. Ndashimira uwera wa Isirayeli, Imana nzima, se umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Hayiwe wasanze ndiwo kwizerwa we, akangabira umurimo we. Yesu mwami, nanjye ntabwo nzagutetereza, nanjye ntabwo nzatererana ibyawe, nanjye ntabwo nzivanga n'amahanga, ntabwo nzivanga n'abanyamadini. No. Icyo nanjye nongeye kujya gusezeranya mwami.
ndabatumiye rero mwese noneho ntumiye mwese muze tubane mu masengesho twumve icyo umwuka arimo kutubwira. Yewe tugiye gutungurwa i Burundi. Nababwiye ubushize ko marayika afashe poignée noneho yafunguye. Turi kumwe nijoro saa 4. Karibu nukuri, karibu nyamuneka. Aho ubutunzi bw'umuntu niho ubutunzi bw'umuntu buni naho umutima we uba. Nukuri niba ubona amamega y'ibindi ntabwo wabura amamega y'ibigufitiye umumaro kurusha ibyo bindi ndahamya neza ntashidikanya ko bigufitiye umumaro kurusha ibindi byose urimo, kuko nibyo biri bugusobanurire ukuri bwinjire. Yesu Kristo aduhana umugisha bene data. Rero ndongeye ndabakiriye nukuri mwebwe abene data muri Burundi, haleluya. Abari muri Sud Kivu y'amajyepfo, haleluya nshuti zanjye. Abari mu Rwanda, abakunzi b'umusaraba, abari muri Kivu y'amajyaruguru, nubwo hahora ariko hari kihabitse hari kigiye kuhavumbuka, hari kigiye kuhaturika. Yemwe abari Kigoma muvuga ikirundi nabi ariko nta kibazo nta kibazo. Yemwe bamwanza mwe namwe abari Mbarara na Kabare ikinyarwanda cyanyu mu kivanga n'ikinyankore, yego nta kibazo nabyo. Abari Buraya rero indimi zose namwe murabyumva. Abari Amerika, haleluya, Canada, Australia, mwese mwiteguye ububyutse muri Afurika hagati. Ndongeye mbahaye ikaze uyu munsi nijoro. Uyu munsi ni tariki ya 15 ukwezi ni kwa 9 mwaka 2023. Mbahaye kaze ikomeye kandi ndabakunze cyane. Ni muze twumve icyo umwuka atubwira. Atubwira ibyo tugomba kwinjirana n'ibyo tutagomba kwinjirana. Tubwira uko tugomba kwitegura. Haleluya. Cyubahiro ni Imana yacu rero. N'umukunzi wacu Yesu Kristo umwana w'Imana wadupfiriye ku musaraba. Yesu shimwe. Haleluya. Karibu. Natwuzuzaga ububyutse mu itorero. Haleluya. Yesu aduhana umugisha n'aha nijoro. Haleluya. Ni byiza ko muba live kurusha kumva audio nyuma. Bifite umumaro kuba live, kubana nanjye mu mwuka, kubana namwe mu mwuka. Haleluya. Kubana namwe live bifite umumaro. Wigomwe niba hari icyo wabwiwe cyangwa niba hari icyo ushaka kubwirwa. Niba hari n'icyo ushaka kubwirwa, ari cyo ushaka kumenya. Yesu aduhana umugisha. Utembe muri twebwe, garura ububyutse mu itorero. Yesu Kristo abagwe neza mwebwe n'abanyu n'ibyanyu byose. Turi kumwe.